ubu abantu bakemera ko Imana ivuga bemera ubuhanuzi ni bake muri iki gihe kuko bavuga bati n'abajura n'umwescro ivuga butumwe icyo rimaze ntabwo ari ukwiba amafaranga y'abantu ese ubundi nangahe wakwiba ubuzima bwawe bwose iyo abapasiteri biba nkuko babivuga buri mu pasiteri abatwaye vewiti ariko nta n'isoko ribura igisambo nta soko na rimwe riburamo igisambo uko byaba rimeze kose uzi ko tusiga tugena no mu modoka umuntu yakwakura ngo pasiteri abantu bose bagakebuka bakumva ko ari cyo kubera isuramo abantu batwara ukabona abantu barakurebye wagira ngo ni igisasu kigeze mu modoka harabo dusengera ukamusengera ugasanga afite n'inzara ukikura amafaranga ibyo bintu ntibigaragare hubwo babona wambaye inkweto nkuko wena nkanje ushobora kumona inkweto zaho mvuka ukavuga ati ntakunda aho yayikuye nukwiba ariko ntukurikize wa murimo yakoze akora neza ko muri mugomba kumuhemba none kuba Sekazuba mwene Diriyane yavutse abantu batagira n'umurima iya nkweto 30 ayikuye he turabishimiye cyane inshuti mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro by'Iyobokamana TV muri kumwe na BKM ariko sindi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye dukunda gukora mu biganiro Evode amakuru sawa kabisa meze neza mumeze gute ku ISEZERANO TV ISEZERANO TV turahumeka umwuka w'abazima tumeze neza turashima Imana kuyobokamana natwe nta kibazo no kuri umurimo w'Imana urakorwa neza cyane ndagira nkubwire ko nishimye mbere uko dutangira ikiganiro wambaza ngo nashimishije nicyo ngiye kubaza ni ibyo byishimo biterwa n'iki jewe ikintu cyashimishije muri iki kiganiro mpuje abagabo nahoraga nifuza guhuza none biranikoze wese yaje uko ariko bahurira ahangaha bose natumiye Sekazuba ntumira n'uyu mugabo ugiye kwivuga mu kanya none ubu ndavuze ati abantu b'Imana bagomba kuganira mu buryo ngiye kuvuga cyangwa se tugiye gusobanura ariko mbere y'ibyo hari umuntu bareba akabona no bwa mbere kuko harujare Sekazuba we umuntu wo kuyobokamana TV no kwisezerano tamaje akinga asubire mu cyaro uwo banza adakwiye kubikiga yes turi kumwe n'undi mugabo w'Imana hano rero yatangiye yibwira murakoze cyane reka nkushimire cyane ko umuje na Sekazuba ndamukunda cyane ni fact tunajya nkurikirana ibiganiro kuri YouTube ariho nkumva mukunze kuko n'umuntu uvuga ibiri ku mutima we yavuga wumva asobanura ikintu kiri ku mutima we hari ukuntu umuntu avuga ariko kumva asa nkaho aziga ariko we avuga umutima we rero narabikunze cyane numvaga nshaka guhura nawe reka nibwire wenda abantu batanzi nitwa Manuel Tuyisenge niyo mazina yanjye ubusanzwe ndi umupastori maze imyaka 7 mpawe inshingano z'ubupastori ariko nakiriye Yesu mfite imyaka 16 urumva nari nkiri muto agakiza rero niko nakuriyemo nakuriye mu nzu y'Imana nakuriye mu rusengero nahuye na Yesu ndushye muzi ibyiringiro umuntu ashobora gutekereza ngo ko wari ukiri umwana muto wari urushyute ko benshi batekereza ko abantu barushye ngo ari abantu bakuru ngo bakoze ibyaha byinshi ariko ntabwo ariko bimeze buriya kamere y'icyaha tuvukana n'ubuzima dukuriramo iriya kamere iraturushya nakuze ndushye mfite ibyiringiro bike kubera ubuzima nari ndimo urabona iyo umwana adashobora kubona ibyo yifuza byose nkuko abandi bana wenda bashobora kubisaba bakabibona simvuga ko nabiburaga kuko nabyimwaga ahubwo n'uburyo bwo kubibona ntibwari buriho rero nakurangiye ikintu kimeze nk'icyuho umutima wanjye cyo kumva ko uko nifuza kubaho atari ko mbayeho ariko ngira amahirwe nza guhura na Yesu icyo Yesu rero yakoze cya mbere nuko yampaye ibyiringiro byuzuye nkunda kubwira abantu ko ubutumwa bubwirizwa muri iki gihe mbona buri mu icyuho kuko benshi bababwira ko nibakira agakiza bari bujye muri Amerika nibakira agakiza bari bubone imodoka bari bugure inzu nziza bari bubone abagabo n'abagore noneho bikarangira batanabibonye benshi bakagwa ariko ubundi ikintu cya mbere Yesu akorera umuntu iyo muhuye nugwa guha ibyiringiro byuzuye kuko niki sibuze isi yaguha byose uretse ibyiringiro kuko nayo ntabyifite kandi ntiyaguha ibyidafite Yesu rero yampaye ibyiringiro ngenda na umutima wanjye uhereye umunsi namumenyeye kugeza uyu munsi kandi numva aricyo nakundishiriza abantu gukurikira Yesu ko ari we mwami w'ibyiringiro n'amahoro ndashimira Yesu rero ko urugendo tugendanye yambereye wo kwizerwa
hari benshi bansezeranije ibyo bambwiye ntibabikora, hari abambwiye ati turahurira aha barantenguha, ariko ndashimira Yesu cyane ko adashobora kugutenguha na gato. Kandi nubwo tutarinjira mu kiganiro, reka nkundisha umuntu wese Yesu, ubwire ngo niba waramukurikiye nubwo waba utarabona ibyo wifuza ko aguha, ariko nuwo kwizerwa. Nuwo kwizerwa, amaherezo azabikora. Rero nshimiye Imana ko mbonetse muri iki kiganiro. Imana ibaha umugisha. Muri make nicyo navuga. Mbese uwo niwe tuyisenge Emmanuel? Yego, ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'umwana umwe w'umuhungu. Ibindi ni imirimo y'umurimo w'Imana yo kuvuga ubutumwa nkora. Imana ibaha umugisha. Prophet, hari umuntu ushobora kuba yaguze smartphone ijoro cyangwa muri iki gitondo, navuze ko abatakuzi sinzi kuba baba bameze, ariko ku muntu aguze smartphone ijoro kugira ngo ajye areba ibiganiro bya YouTube, ni wowe uri mu ntoki. Murakoze cyane, kandi nk'uko mwene data bivuze, nanjye nejejwe n'Imana kuba turi hamwe mu kiganiro nk'umuntu ukunda Yesu. Ushize narababwiye ngo umuntu wese ufite icyapa ko ari umwambasaderi wa Yesu, uwo muje inyuma kankumva n'abana nawe. Nongera kubabwira ko kantu ngo uwo mbona ko afite icyapa ko ari umukozi wa Satani, ngo tuba duhanganye. Rero icyo mukunda aravuze ati Yesu ari muri nje. Mbese mukunda rero. Niba yari akigera no nkimubona, niba namukunze 75, ubu nongeraho 15. Rurazamutse. Rero nitwa Sekazuba Damascene. Prophet Sekazuba Damascene, ku kantu bazi ngo from Rwanda. Naturutse Burera mu ntara y'Amajyaruguru, ndi umugabo ndubatse. Wamenye na kaso? So nayimenye mbere ya from. Kuko nakurikiraga ikiganiro ca perezida wacu, nkumva so nkahora sino ibindi bikananira, ariko so nkumva ni ikintu givugika cyane, irabangutse. Ubu rero ni Sekazuba Prophet, umukozi w'Imana, turi kumwe nawe, turi kumwe kandi na Pastor Tuyisenge Emmanuel, nibo tugiye kubana muri iki kiganiro cyiza cyane, ikiganiro cy'imbaraga. Ndashaka ko mubanza kudusengera kuko ikiganiro tugiye kujyana kuko kiraremereye cyane. Kadusenga. Turagushimiye Mwami Yesu, Mwami w'ijuru n'isi, kubw'uyu mwanya uduhaye, n'abakozi bawe turi kumwe, ndetse n'abashobora kuzakurikira ikiganiro cyose aho bari hose. Tubasabiye umugisha kandi turaritse ubuntu bwawe kugira ngo bubane natwe, kandi ku iherezo ry'iki kiganiro Mana gitanga umuti ku muntu wese ufite ibibazo muri uyu mwanya. Ikiganiro gisubize kwifuza kwa buri wese, kubera ko si ikiganiro dukoze ku bwacu, ahubwo tugiye kugikora ku bwawe. Dusengeye niyica no kugira ngo yihe umugisha, ukomeze kuyagura, kuko washatse ko ihinduka umuyoboro wo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu. Dusengeye na mwene data Bikemu n'umuvandimwe wundi turi kumwe, kugira ngo ubagirire neza, ukomeze kubashoboza muri uyu murimo bari gukora, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka twizere yuko wowe ukurikiye kino kiganiro nyine tuza kubana mpaka kirangiye. Si ikiganiro ntabwo ari kirekire, ariko ntabwo ari na kigufiya, kubwo umumaro gifite. Tuyisenge Emmanuel, umeze gute? Ndashima Yesu, meze neza. Ndashaka kumenya igitabo kimwe muri Bibiliya wubaha cyane kurusha ibindi, cyangwa gihora kikugaruka kuvuga ati ahantu senara ntasomye. Nkunda Abaheburayo. Nkunda Abaheburayo. Buriya urwandiko rw'Abaheburayo rusa nkaho ari umutima wa Bibiliya, kuko nicyo gitabo cy'isezerano rishya gikurura itangiriro, noneho kigahuza isezerano rishya n'itangiriro, kuko basobanuramo ubutambyi, bahereye kuri Aburahamu, bagasobanura ibya Mose, bagasobanura iby'ihema rya Mose. Bakeka ko ari icya Pawulo bakurikije uburyo cyanditse, style yacyo, ariko ubundi umwanditsi w'icyo gitabo nyirizina ntabwo azwi. Ariko ni igitabo gisobanura ubukristo muri rusange, gisobanura ubutambyi, kandi buriya Bibiliya yose ishingiye ku butambyi. Basi ikintu nkuziho, ukunda Pawulo cyane. Njya mbona stati zawe n'amagambo wandika, inzandiko za Pawulo ushobora kubuzemera. Yego, nemera Pawulo kuko ni umuntu wasesenguye neza ubukristo. Ni mu nzandiko ze. Turi ku Baheburayo. Abaheburayo rero Bibiliya ikanasobanura ibigendanye n'intwari zo kwizera. Muri make buriya Abaheburayo ni umutima wa Bibiliya, kuko ntushobora gusobanukirwa Yesu neza utarasobanukirwa neza urwandiko rw'Abaheburayo, kuko agakiza kari mu Baheburayo, gutsindishirizwa biri mu Baheburayo, gucungurwa biri mu Baheburayo,
n'iriya pasika tuvuga iri mu baheburayo, mbese bisa nkaho urwandiko rw'abaheburayo rusobanuye ubukristo bwose muri rusange. Kuko buri detaye yose ya Bibiliya uyisanga mu baheburayo. Yego. Pastor Prophet, we ni kiye gitabo ukunda cyane muri Bibiliya? Igitabo nkunda muri Bibiliya ni cy'umuhanuzi bita Yesaya, ariko na Pawulo cyane cyane Pawulo inzandiko ze ndazikunda cyane. Nubwo nkunda Yesaya namukundiye mu ijambo cyane, nasohokanye muri gereza iri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 12, ariko nsohokana n'irindi jambo ryo Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere igice ca mbere umurongo wa 12. Ririya ni ijambo nanabwirije mva muri gereza kuri radio bwa mbere rivuga ngo ndashimira Kristo Yesu wambashishije nubwo nabanje kuba umutukanye n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntaragira ntarizera Kristo. Ririya ni ijambo nasohokanye muri gereza ndibwira bene wacu aho narwanaga, aho nateraga amabuye kugira ngo batongera kunyika ngamenye ko Yesu yampamagaye. Nubwo nabanje kuba umutukanye n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji. Ishaka kuvuga ngo umuntu udafite Yesu wese, utemera Yesu ni injiji. Nibyo Pawulo ashatse kugaragaza, kandi nabigaragaza. Mwibuka atari yagahura na Yesu yari umuhanga. Muzi ko ari umuhanga. Pawulo ni umuntu wubahwaga, wari warize afite degitora, ariko asanga ibyo yakoraga atari yahura na Yesu byose yari injiji imbi. Niho Yesu yandikira Timoteyo aramubwira ngo nubwo nabanje kumutukanya n'umunyarugomo n'urenganya, ariko nabikoze mu bujiji ntarizera Kristo. Niyo mpamvu nakunze Pawulo, noneho nkunda na Yesaya nk'umuhanuzi mukuru, umuhanuzi 17, n'umuntu ufite ubuhanuzi bugenda bumfasha cyane. Urakoze cyane. Pastor, ni kiye kintu uhora urekonesa Imana yaba yaragukoreye mu buzima gikomeye uburyo ukibutse uvuga ati kicyo? Iby'Imana yankoreye ni byinshi, ariko igikomeye cyane nzirikana mu mutima wanjye Imana yankoreye kuruta ibindi byose nuko yampaye kumenya Yesu. Kumpa Yesu akampa kumumenya, kuko ni ibintu bibiri. Kuko abantu bose bari ku isi Imana yabahaye Yesu. Biravanga kuko yakunze bari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikirenge. Singiye yamuhaye gusa, yamuhaye bari ku isi bose. Ariko kumuyishurirwa ukamumenya ni ubuntu bw'Imana. Ndashimira Imana ko yampaye kumenya icyubahiro n'ubwiza bw'umwana wawe. Amen. Ibindi byose byorira kuri ibyo ngibyo. Urakoze cyane. None icyo ufite yagukoresheje? Ntekereza ko icyo yankoresheje sinzi ko cyagoye nishimira kandi nkoroherwa no kuvuga iby'Imana yankoreye cyane kuruta kuvuga ibyo yankoresheje. Ariko reka mvuge ikintu kimwe. Nigeze kwigisha umubatizo abantu bari bakirijwe vuba, noneho harimo umwana w'umusore wakoreshaga ibiyobyabwenge. Yari yaranganirije yambwira ukuntu akoresha ibiyobyabwenge. Noneho nza kugira amahirwe, umushumba wanjye ampa amahirwe yo kuba ari njye umubatiza. Icyo gihe ninjye wabatije, njye wagiye muri Yorodani njya kubatiza. Noneho arabatizwa, maze kubatizwa ava muri Yorodani. Noneho tuza gutahana, tuganira kuko naramukundaga, nawe yakundaga kuvuga umutima we, akanganiriza ubuzima yaciyemo, aho Yesu yamukuye, kandi nkunda ubuhamya nk'ubwo. None aza kumbwira ngo igihe wambatizaga ngo nabonye ijuru rikingutse, ngo mbona izuba rirasa mu maso yanjye. Hanyuma ngo igihe nazamukaga mva muri Yorodani, ngo ubundi nahoraga numva meze nk'umuntu uhetse igikapu kirimo amabuye. Ngo aho ngenda hose numvaga buri gihe meze nk'umuntu uhetse igikapu cyuzuye amabuye. Nkakora ku mugongo wanjye ngira ngo kirahari, koko buri gihe naracyumva akumva araremerewe. Ariko atari ibyo kuvuga ngo mu mwuka gusa, we ngo yarabyumvaga mu mubiri, niko yambwiye. Noneho ngo azamuka muri Yorodani, ngo yahise yumva rwa rukapu ruvuye mu bitugu bye, ngo rwikubita mu mazi. Noneho ngo arazamuka. Rero icyo kintu numvise kinejeje umutima wanjye, kumva ko hari umuntu mbatije ijuru rigakinguka, yazamuka no muri Yorodani umutwaro ukamuva ku bitugu. Cyaranejeje kuruta ibindi byose. Hari ikintu ushaka ko tuvugaho kimaze iminsi kimbabaza, cyangwa se wasanga n'icyo cyifuzo mugifite nk'abakozi b'Imana, kuko mbahamagaye nzi ko muri abakozi b'Imana kugeza ubu dufite bakigisha neza ijambo ry'Imana batarikoritse. Turashaka kuganira ku gaciro k'umukozi w'Imana muri society.
donc icyubahiro agomuka nimba gihari koko umukozi w'Imana akwiye kubaho abayeho gute akwiye kubaho afatwa gute akwiye kubaho sosiyete imurekonesa gute aho hantu nshaka ko tuza kuganira uyu munsi muri iki kiganiro kugira ngo duhugure abantu hanze hari abantu usanga biyeguje gutuka kambyite gutyo kandi bireze gutuka no gutunga urutoki bireze umuntu Imana yasize amavuta cyane ku buryo umupasiteri asigaye atambuka ahantu ubundi umupasiteri kera yari umunyacyubahiro yari umunyagitinyiro yari umuhesha w'umugisha naho yazaga ibintu byanze muri sosiyete baravuga ati ubwaha kandagiye amahoro arabonetse cyane none abapasiteri bamwe nubwo wenda harimo n'abitwara nabi ariko ishusho isigaye abapasiteri barambitswe izindi shusho ku buryo n'umupasiteri ukaba kiriye bakomeza ubuzima murahabona ute muravuga umukozi w'Imana akwiye kubaho gute akwiye gufatwa gute donc muri sosiyete yaba sinzi nimba icyo abimugiriraho we ntekeza ko icyo dushaka kumenya ni agaciro k'umukozi w'Imana muri sosiyete kuko urumva niyo abantu bacara abapasiteri bagize gutya ni ukwirwa baka amaturo gusa ni ukubatuka nta kindi dushaka kumenya agaciro k'umukozi w'Imana muri sosiyete gufatwa gute njyewe hari ubwo mbyumva bikambabaza mu mutima wanjye ariko rimwe nigeze njyana n'umusore muri bisi noneho baterura ikiganiro cyo gutuka abapasiteri bavuga ngo abapasiteri ngo nabajura ngo ni abantu ngo batunzwe ngo n'imitsi ya rubanda ngo batunzwe n'iby'abandi ngo ni abantu ngo birirwa batwara abagore b'abandi ngo ni abantu ngo mbese byinshi none hari umusore wavugaga cyane yavuga ukuntu ngo batwara abagore b'abandi ngo bagatwara abakobwa b'abandi noneho tuvuye muri bisi nza kumwegera ndamubaza nti Paul disi numvise ko abapasiteri batwaye umugore wawe buri kada ngo nge nta mugore ngira wabivugaga ni kandi numvise uvuga ko abapasiteri batwara abagore ngo nagira ngo ndyoshye ikiganiro kabisa nje kuryohereza ikiganiro ngo nagira ngo ndyoshye ikiganiro ariko araryoshye ikiganiro asebanya rero njye mbibona nka propaganda ya satani ni propaganda ya satani yo kugira ngo asuzuguze abakozi b'Imana ku bantu kuko abakozi b'Imana nyine batumwe ku bantu noneho iyo amaze kubambura icyubahiro abatesheje agaciro abasuzuguye niyo amugeze imbere afite Bibiliya agiye kumubwiriza ubutumwa ntabwo mwakira niyo amubwiye ati Imana imbwiye itya aravuga ati dore wa mesikuru ubu abantu bakemera ko Imana ivuga bemera ubuhanuzi ni bake muri iki kuko bavuga bati n'abajura n'umwesikuru of course birashoboka ko haba hariho n'ababikora kuko barahari buriya nta aho uzabona umwotsi hose haba hari umuriro birashoboka byanze bikunze ko hariho ababi ariko ntabwo ari mu gipasiteri gusa bakora nabi ntabwo ari mu ivuga butumwa gusa bakora nabi ni muri sosiyete zose ni uruhe rwego rudafite abantu bakora nabi aho wajya hose yewe n'inzego za leta zifite n'ububasha bwo kuba zakurikirana umuntu zikurikije amategeko zikanamuhana akabikurikiranwaho akaba yanabifungirwa n'ubundi usangamwe abantu barya ruswa usangamwe abantu biba usangamwe abantu bahemuka ahubwo bakanangisha leta abaturage ariko babikora ku giti cyabo atari urwego rw'abaturage atari leta ibikora in fact ahubwo rimwe tuzategura ikiganiro nibishoboka tuvuge ku karengane ku karengane k'itorero na leta ni ukuri pe bishobora kuza wenda abantu bazabifata nk'ibintu by'ibikino cyangwa se bakabyumva ukundi ariko njye mbona itorero rirengana na leta ikarengana kubera ababikorera cyane pe hari umuntu uhaguruka sinzi niba mutajya mubibona nko kuri YouTube ugasanga umuntu akavuga leta akavuga leta irarenganya ariko uramutse umuhamagaye ku giti cy'ukamubwira uti reka tureke iby'abandi n'ibyo wumva wowe ku giti cyawe bakurenganyije ni iki bakurenganyije ashobora kukibura nk'uko wa musore nyine byamugendeye cyangwa ati nagira ngo ndyoshye ikiganiro hari abantu bashimishwa no kunenga no kuvuga nabi no gusebya mu by'ukuri kandi iyo kiganiro tuzagikora tuvuge ukarengane kuko buriya leta nabo ni abakozi b'Imana uko itorero ishobora kurengana niko na leta ishobora kurengana hari nk'akantu gasekeje mperutse kubona ejo bundi umuntu ari kuvuga ngo leta ngo ivuga ngo ni ababyeyi ngo ni abakozi b'abaturage ngo bareke kwiyita ababyeyi njye numva birantangaje ngize amahirwe umuntu akavuga ati ngenda kubera umubyeyi ayo mahirwe ntayakura he ni amahirwe meza cyane iyo aba leta yabaga umubyeyi ahubwo cyane kuruta ukwiba umukozi kuko umukozi ashobora kwiba umukozi ashobora
kugukorera nabi, umukozi ashobora kugusezera, umukozi ashobora gukora icyo ari cyo cyose, ashobora kugira kontra handi hantu ntubimenye. Ariko iyo umuntu ari umubyeyi afata inshingano ku mwana, n'igihe umwana arangaye umubyeyi akamugarura, ari nabyo rimwe na rimwe wenda leta ishobora gukora, umuntu agahita abyumva nabi. Icyo gihe rero ntabwo ikibazo kiri ku mubyeyi, kiri kuri uyu mwana udashaka kugendera kuri discipline y'umubyeyi we. Kuko no mu miryango abo bana bariho, bava mu miryango yabo bakajya kuba mu biraro. Iyo umubajije arakubwira ati ababyeyi banjye bambereye babi, nyamara ugeze iwabo hari ababyeyi babogoza barina nabo duhura nabo, avuga ati nyamuneka mu nsengero umwana wanjye ntacyo mbuze, yanze ishuri, yanga kubaha mu rugo, aba mu kiraro. Abo babyeyi nabo bariho bafite agahinda kameze gatyo. Ngarutse rero ku itorero ko niryo turi kuganira ubu ngubu, wenda ibyo bindi tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Navuga ngo abantu bakwiye kumenya ko abakozi b'Imana, aba pastori babona, abo bahanuzi babona, abo evangeliste babona mu mihamagaro itandukanye, n'abantu bashyizweho n'Imana. N'Imana yabashyizeho. Bari abantu bahamagawe n'Imana kandi kugira ngo bubake societe. Kuko dukorera Imana ariko mu bantu. Ni nayo mpamvu Imana itanga impano zishobora gufasha societe. None se nakunze ubuhamya bw'uyu mukozi w'Imana turi kumwe. Waravuga ati nge nari umuntu urwana, nari umuntu w'umunyarugomo, baza kumfunga, ndagenda mpura n'abakozi b'Imana, bambwiriza ubutumwa bwiza ndakizwa. Uyu munsi ndi umuntu wahindutse, ndabwiriza abantu amahoro, ndababwira urukundo, ndababwira ubutumwa bwiza. None se tutiriwe tujya kure, ikimenyetso cy'umurimo w'umukozi w'Imana singiki cyane. Ni bangahe bari barishwe n'ibiyobyabwenge bahura n'abapastori bakababwiriza ibiyobyabwenge bakabireka? N'abantu bangahe bari baranze kwemera ibyaha bakoze muri jenoside n'ibindi, bahura n'abapastori bakabigisha, bakemera ibyaha bakoze, bagatera intambwe bakajya gusaba imbabazi imiryango bahemukiye, bakerekana naho bashize abo bantu. Ayo imiryango yakozwe n'abakozi b'Imana. Haragiyeho gereza ikanga, haragiyeho amategeko bikananirana, ariko umuntu yahura na Yesu amweretswe n'abakozi b'Imana, umutima ukabohoka. Ubwo buhamya buriho, si umwe si babiri si ijana, ni benshi cyane bahuye na Yesu muri ubwo buryo. N'imfubyi zingahe zarezwe n'abakozi b'Imana, n'abakene bangahe bafashwa n'abakozi b'Imana. Reka tureke kujya kure, dufate umushinga wa compassion. Uriya mushinga ufasha abana b'imfubyi, abana b'abakene. Umushinga wa compassion ukorana n'abakozi b'Imana, ukorana n'amatorero. Ibyo uriya mushinga ukora birangana iki? Kandi n'abawukoramo na ba nyirawo ni abakristo, ni abakozi b'Imana. Utiriwe ujya kure ngo ujye gushakisha, n'izo ngero zonyine zirahagije kugira ngo umuntu wese abone ko abapasiteri, abakozi b'Imana atari abantu ngo batunzwe n'imitsi ya rubanda, ngo batunzwe n'amaturo. Igitangaza ni uko umugore n'umugabo mu kabari, iyo bamaze guhaga urwagwa basinze, batangira gutuka abapasiteri ko ngo batwara amaturo. Atakandagira mu rusengero, nawe aho ari mu kabari ari gutuka abapasiteri ko ari abajura amaturo. Rero ntekereza ko abantu bakwiye guhindura iyo mitekerereze imeze ityo, yo gusebanya no guharabika no gukabya. Niba hari umwe wakoze ikosa, yakoze amakosa ku giti cye, ariko ntiyayakoze ahagarariye abakozi b'Imana bose. Abakozi b'Imana beza bariho, abakozi b'Imana b'inyangamugayo bariho, abakozi b'Imana bubaka igihugu bariho, bubaka societe, bagarura ibyiringiro mu bantu. Reka nkuhe ubuhamya. Rimwe nigeze nabwirizaga amateraniro ya mu gitondo, noneho maze kubwiriza mbona umwana w'umukobwa arira cyane mu rusengero. Ngiye gusenga, araza arapfukama ngo turamusengera. Noneho turangije amateraniro, hari umuryango nasuye, n'abantu bari bagize ibibazo, noneho tujya kubasura. Wa mwana w'umukobwa aradukurikira, nge nkagira ngo uyu mwana w'umukobwa ni uwo muryango. Baratwakira, hanyuma tuza gutandukana, ariko nyuma aza kunyandikira kuri email uko ntari mu Rwanda. Aza kunyandikira uko yansabye telefone yanjye, yansaba email yanjye, nyuma aza kunyandikira kuri email, arantekerereza, ambwira amakuru, tuza no guhura nyuma yaho ampa ubuhamya. Noneho uyu mukobwa ni w'igitaramo, yagize ikibazo cyo kwandura ubwandu bwa sida akiri muto cyane. Noneho ananirwa kubyakira, ariheba, agira agahinda kenshi. Ava igitaramo aza kuri Nyabarongo aje kwiyahura, ahagarara hejuru ya kiriya kiraro arasimbuka. Ngo asimbutse, ni ubuhamya yampaga, ngo abona umuntu wambaye nkanjye usa nanjye, ngo aramusunika, aragaruka yikubita ku kiraro.
arongera asimbuka bwa kabiri wa muntu arongera abona umuntu araje ngo yabonaga asa nkaho azamuka nko muri Nyabarongo araza aramusunika aragaruka yikubita ku kiraro ngo ibi inshuro 3 afata icyemezo cyo gukomeza azi Kigali noneho Imana iza kumuyobora yumvise ibyuma nyine bivuga yinjira mu rusengero maze kubwiriza wa mukobwa araza arihana arakizwa ndamusengera amaze kumukurikirana uyu munsi ni umudamu yakoze ubukwe arubatse ari mu rugo rwe yabyaye 3 n'umuntu ushima Imana ntiriwe njya kure n'urwo n'urugero rutoya wafata ukabona ko mu by'ukuri ivuga butumwe icyo rimaze ntabwo ari ukwiba amafaranga y'abantu ese ubundi nangahe wakwiba ubuzima bwawe bwose iyo abapasiteri biba nk'uko babivuga buri mu pasiteri abatwaye vewiti kuki se batazigura ahubwo rimwe n'imwe usanga n'ibyo bafite babitanga bafasha abantu kuruta uko bo bafashwa rero mvuze muri make abakozi b'Imana bafite umumaro ahubwo abantu bakwiye guhindura imitekerereze bafite kuri bafite imyumvire mibi ku bakozi b'Imana kandi imyumvire mibi bafite ku bakozi b'Imana izababera urusika rubabuza guhura n'Imana. Imana ibahe umugisha. Prophet cyangwa munganira murakoze cyane nkuko pastor abivuze arako yavuze ngo muri societe yose ntibura abantu bakora nabi n'abakora neza. Ntago tuje kwisigiriza wena ngo dufite abadakora nabi nkuko pastor yavuze barahari ariko nta nisoko ribura igisambo nta soko na rimwe riburamo igisambo uko byaba rimeze kose. Icyo navugaho nko ku bantu bagenda basesereza abakozi b'Imana uhereye kubo yavuze bose bitwa abakozi b'Imana ugafata umwanya wo kubasezereza yuko utazi ingaruka yo gusesereza umukozi w'Imana. Ndatanga urugero, hari umupastori nzi ndamuzi ntanshatse kumuvuga hano, yari ayoboye paruwasi. Ndashaka kugira ngo nkwereke ingaruka yo kuvuga umukozi w'Imana nabi Imana yishimira. Paruwasi itegura gukora imyigaragambyo kitamwemera abajanama bose. Pasiteri araza bakora imyigaragambyo barahimbaza kwa kundagarika ngayobore gahunda biranga. Arangije umugabo ava kuri ku gatuti asubira kuja kwicara. Ariko avugira ijambo rikomeye n'ubu ryagize ingaruka ku bantu bose bagize uruhare mu kwigaragambya mw'imyigaragambyo. Nibyo Satani akingiriza abantu pe bakavuga n'abakozi b'Imana ariko urebye kurukamenya nabi gusebya umukozi w'Imana ingaruka wagira ngo nta nubwo wanakabigiyemo. Ikintu yavuze aravuze ngo uko mumbujije amahoro ndi imbere yanyu naratumwe n'Imana aha hantu namwe muzabura amahoro. Aje kwiyicarira. Abahungu barasutse bava iwacu za Butaro basuhukira mu Mutara bose uko barabajanama n'isambu baguze mu Mutara ntago bahinga ngo beze. Rero umuntu buraye vode Imana inkoze ku maso nkamenya umugisha Imana yaguhaye ntago nakagusebeje nkuko mwene data bivuze pastor akavuga uko basebya ko ari Satani ushatse kugaragaza ko umurimo w'Imana ari bisamba ari iki koko nkuko bivuze uje no kore ugasanga umupastori abapastori dufite mu iki gihugu ugasanga nta niterambere bafite ugasanga umuntu arafata amaguru aravana akoresha ibirometero 5 ajya kuvuga ubutumwa ukwezi ugashirumwa kugashira umupasiteri ari uwo kwiba ntiyakajye mu kinyabiziga nk'abandi. Sintunga urutoki abasebya n'abagira cyane nubwo mbabwira ngo bagarukiro cyangwa barore bakomeze reka wenda twigarukeho natwe n'ababikora nabi nkuko wenda banabibona. Bibiri iranditse neza mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 2:6 ngo kuko umuntu wese aziturwa ibikwiranye n'ibyageze ate yakoze. Niba koko wita umukozi w'Imana ukabura igisama nkuko babivuga ibyo uzabibazwa ntago bizabazwa Sekazuba. Sekazuba afite imirimo ye azakora. Uwo yakoze nabi niba nakoze nabi mwene data atakoze nabi shimira mwene data akoze neza kuko iyo ni imirimo mwene data. Nje niba nabaye igisambo wenda mbarirwa muri yari wivanga amatoro yose yabaye iki ibisambo. Nicyo kintu wenda Satani yashatse kugira ngo agaragaze nintuza kandi uretse baranavunika yuko abantu bataremvune. Tekereza umuntu nk'uyu bakozi b'Imana baravunika ndetse ari abantu bashaka amafaranga bakageza n'iterambere rirusha abantu bose bitwa ngo barakora bahembe uko bavunika bakabihemberwa. Ndibuka ari ibyo yavuze by'imirimo dukora kanje ntuye hariya mu caro wena n'ibintu uvuga bizwi ku mugaragaro. Nta murima mfite mu murenge wa Rugarama n'inzu nyibonye ejo bundi ariko mu bantu bafasha abantu
mbamo n'ejo muri ngera ngo hari abantu 35 kugira ngo menye ko utari ibisambo. Ngiye nagiranye ibihe byo gusengana n'umuntu arangije ati Sekazuba bakira amafaranga uhahira umuryango ariko aya madolari 150 ugenda ushaka abatishoboye mu mudugudu cyangwa mu kagari mu murenge wagaburire kandi nta murima mfite. Ndangije ngira gitifu umurenge banshakira 35 ejo twara bagaburiye ntibarebe kubibi byabaye ku bakozi b'Imana ubwo nibite no kubyiza bakora. Cyo nicyo kintu nashaka kubwira abo bantu. Mwireba ku kantu kakoze niba umuntu akoze ikintu kiri gitaramo reka ntigikwira igihugu cyose ngo kigaragara isura ko uzikora tusige tugena no mu modoka umuntu yakwakura ngo pastor abantu bose bagakebuka bakumva kari cyo kubera isura abantu batwara ukabona abantu barakurebye wagira ngo ni igisasu kigeze mu modoka ugasanga ni ikibazo gikomeye kw'ibyo bintu biriho. Ariko nago twatinya kuvuga yatangije umurimo nizagira ite nizawusoza. Njewe Sekazuba ninzi koko niba narahamagaye n'Imana nkamamanyije n'Imana. Wansebye utansebye ntago kizankura mu rugendo. Ariko nawe kankubwira irinde kuvuga amagambo utahagazeho. Ese mubona ibintu ntangaruka bifite ku bakozi b'Imana cyangwa se ku murimo muri rusange? Ibi bintu bifite ingaruka. Kandi ikintu cyambabaje Pastori yiko unasanga dufite abantu bakora commentaire gutuka abakozi b'Imana ariko ugasanga noneho hari n'umuntu bivuze kandi uwo muntu wakora amateka ye ugasanga agizemo uruhare rwo gukizwa akagwa. Aba bantu bariho ariko ibi bintu bifite ingaruka ku murimo w'Imana n'uwuhe kuko Pastori yabivuze cyagihe niba ugaragaje isura kuko abantu rega ntibafite imyumvire imwe. Hari ufite intekerezo za hafi ejo umuntu udashabasha gusesengura ejo niyumva ngo abakozi b'Imana ni ibisambo ni babatwaye intuza cyagiye kuja kumubwiriza ubutumwa bizagorana bizaca kure. Cyagihe nuhagera azahita yumva ati dore abakozi b'Imana biki bibisambo. Harabo dusengera ukamusengera ugasanga afite n'inzara ukikura amafaranga. Ibyo bintu ntibigaragare hubwo babona wambaye inkweto nkuko wena nkanje ushobora kumona inkweto zaho mvuka ukavuga ati ntakunda aho yayikuye nukwiba. Ariko ntukurikize wa murimo yakoze akora neza ko murimo ugomba kumuhemba. None kuba Sekazuba mwene Diriyane yavutse abantu batagira n'umurima iya nkweto 30 ayikuye he kuko baduhera hasi bakadukontorera na costume y'ibihumbi 100 ayikuye he ati atamaze iminsi aje muri Kigali ati niba kuba yabibye yabarangije. Ariko ntibamenye ko nahura n'umuntu nk'uyu uza amateka yanje ureba uko nakoze umurimo nuko navunitse akumva ko nkwiye kumera neza kuko niba ari ikintu abantu b'iki gihe bifuza ngo abakozi b'Imana tugendeshe inda hasi amaga twice tunanirwa gukaraba tubura amavuta yo kwisiga ejo nuyaga bizaba ikibazo bizava tugwara aho yasenze yibye amaturo yibye abantu. Ariko reka mbabwire ngo uretse kuvugira abakozi b'Imana uwo bivuga afite ingaruka mbi nubwo ari ingaruka ku murimo w'Imana ariko nawe bivuga ufite ingaruka mbese natinya kubivuga ufite ingaruka mbi wowe kuko iyo ututse arega hari ikintu nje ntinya buriya hari ikintu nakunze nigeze kubwirwa n'umushumba mukuru n'umutanzania n'umubishop arambwira ati wa muhungu we ufite amahirwe yo gukundwa n'abakozi b'Imana bakuru ati kandi ikindi cya kabiri buriya kanze nkubwire Evode buriya na mwene data ari hano ntago ari ukwishushanya muri nge niba ari sinzi ukuntu ntemu umutima iyo umuntu avuze iby'Imana nabi numva mbabaye kumva muri nge nena nko gupastinga guturika mbese nkumva avuze ibintu. Hari ahantu umuntu yinjiye mu rusengero nejo bundi muzi ko wenda dukontororwa kambere vugeho gatoya yinjira mu rusengero mbona yambaye ingofero yanze kuyikuramo ashatse kuja kuri mimbara ari gufotora muri nje nari ndangije kubwiriza ubutumwa ne ku cyumweru byabaye numva muri nje ncitse intege. Ariko nkuko Pastori yabivuze nta hantu hatari ibisambo hari uja kumva ko barwiyemaza mirimo bambuye abaturage abo ntibakivuga ukumva abantu bageze ariko ugasanga byagera ku mukozi w'Imana ngo niba abahanuzi niba abapasitori niba ababishop ariko nuko utamenya ikipe ushatse kugira gute kubukina nayo. Hari ingaruka ku murimo w'Imana wa muntu niba zakizwa nzamwigisha bingore kubera ko wansebeje ariko wowe ufite ingaruka ikomeye. Nabahaye urugero rw'umupasiteri bigumuyeho arangije avuga ngo uko mumbujije amahoro ari kuri mimbara namwe nta mahoro. Abahungu bagurisha amasambu basohokera mu mutara na nuba amasambu baguze ntiyera na rimwe
rero nashaka kuvuga ngo ni ukutamenya ikipe bakina nayo. Ikindi cya kabiri kandi n'ubikora ari umukozi w'Imana ntago tubasigirije barahari nkuko nabivuze, n'ubikora nk'umukozi w'Imana wazabona ishano kuko birayanditse ngo kuko umuntu wese aziturwa ibikuranye n'ibyagize ate yakoze. Ntibarebe ku kibi nibarebe ku cyiza yabivuze. Nkanje muri gereza iyo hatazamo ivuga butumwa ntinzakirizwa he, kandi namwe nigisho rya theology ryashinzwe n'abakozi b'Imana b'Abanyamerika. Ubu diplome yanjye igaragaza ko nigiye muri Amerika, ariko Abanyamerika baraza bashinga ishuri rya theology muri gereza kugira ngo n'abazamenye Imana bashaka kwiga ivuga butumwa bazasohoka aricyo bazi. Diplome yanjye muri kaminuza muri Amerika niko yishinwe, bigaragara ko nayiherewe muri Amerika. Ariko nivuga butumwa ryaje muri gereza Sekazuba, inama ya Joke y'umurenge Rugarama byuka mu gitondo nari nakizwa ikaba ngo yakubise abantu yabamaze yibye inkoko. None biri gutena ikavuga ngo yabaye umufatanya bikorwa n'iki n'umurenge ari gufasha abaturage. Ni ryavuga butumwa ryansanze muri gereza ry'aba Pastori wakoze b'Imana baraza muri gereza. Umugabo bitadeho gashagaza aratubwiriza, hari ijambo yavuze ngo mwikwiheba, haracari ibyiringiro ko igiti gitemwe cyakongera kigashibuka. Mwikwiheba ejo mwasura muri sosiyete nyarwanda mukongera mukaba abantu bazima. Aho nari nicaye mpindishwa umushitsi n'ibyaha byanje, umugabo arigisha ryamagara bo kwihana, nari narangije kera aransije kumva ico gishe. Nanjye wamaje kwihanisha ni benshi kubw'Imana intumaho, kubw'Imana intumaho kubera uwo mugabo waje muri gereza. None sugira umuzasebya abakozi b'Imana nje Sekazuba mfite nibigango ko ngira ife nk'irya Pawulo n'umubiri ntidufatane nzi yo bamvanye. Iyo ntakizwa kiba ntakiri muri gereza se, nje gukizwa kwanje niko kwamvanye muri gereza kuko nenza 2022 mu kwezi kwa karindwi. Ariko nkimara kwihana Yesu aravuga ngo kubera kubohotse ku mutima nje no kukubora ku mubiri utaje kuvuga ubutumwa. None se ubwo uzabasebya twumvikane. Pastor urakoze. Ingaruka mbona ziri ku mpande zombi. Ziri ku ruhande rw'umukozi w'Imana nkuko umukozi w'Imana yarabigarutseho. Umukozi w'Imana wese iyo ahamagawe, yaba ahamagawe n'Imana yaba yihamagaye kuko byo birajyana. Muri abantu bambaye amakote bose ntabwo ariko bahamagawe n'Imana. Nibyo yaravuze ati mu isoko nta soko buri gisambo. Nta buriya tubawemo none nta soko buri gisambo. ni nk'uyu murimo mukoraga kuri YouTube. Buriya hari umuntu ubona usura hari umuntu usura icano yanyu yabona views nyuma y'umunsi umwe mugeze kuri views 1000 ati kandi ahantu harimo agafaranga reka nyitangire akayitangira. Nyuma y'amezi 5 yabona nta n'igiciro abonye agahindura atangira kuyashyiraho abakobwa bambaye ubusa. Nabona arababonye. Hari cano nkunda gusura kuri YouTube nkareba ko ngira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Hari cano zatangiye ari zivuga butumwa, zigezemo hagati zitangira gushyira abantu bambaye ubusa kuko views zabuze kandi intego ye ni views. Ahita nuvuga ngo yafunguye cano atagamije kuvuga ubutumwa, agamije kubona views ngo bamuhembe ngo YouTube irahemba. none ikibabaje baranabyitiriye ko ari bya Kristo. None yagera mu hagati yabona ibyo ashaka atabibonye agahita bihindura cyane. Uyu muntu arihamagaye ntabwo ahamagawe n'Imana. Ikimenyetso kiranga umuntu uhamagawe n'Imana nuko nubwo yahura n'urukuta rumeze rute cyane ntabwo asubira inyuma, reka arakomeza agahatiriza. Imana yabona kwa kwihangana kwe igakura cya gikuta aho ngaho agakomeza. Uyu niwe muntu uhamagawe n'Imana. Noneho wihamagaye acika intege, abura imbaraga. Ntuzi ko birivuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya, ngo bazaguruka nk'ibisiga. Rero iyo wihamagaye ziriya mbaraga nshya ntazubona. Niyo mpamvu ubona umuntu atangira cano arivuga butumwa nyuma y'amezi 5 ukabona ahisa hindura atangira gupostinga ibindi bintu yananiwe. Rero bifite ingaruka ku mpande ebyiri. Uyu mukozi w'Imana wihamagaye arananirwa, n'uwahamagaye agatuma umuhamagaro nabo babaho ukiraho. Yego. Kandi wa wundi wihamagaye no kwiba ntiyabitinya. Kuko yihamagaye burya umuntu guhamagaye condition ugenderaho. Niba muri company ya Evode bampamagaye bamuko nzagenda ku mategeko y'iki iyo company. Nibyo Pastor avuga, iyo wihamagaye niho usanga kwiba nyine kwiba utabitinya. Ni nacyo ushaka. Wihamagaye ari cyo ushaka. Amahirwe yose wabona rero yakoresha utayibuzazamo. Noneho bifite ingaruka kuri uyu muntu uri gukoresha umuhamagaro nabi. Dufata urugero rw'igihe cya Eli, igihe cy'ubutambyi bwa Eli n'abana be.
Hofuni na Finehasi bene Eli ngo bakoraga ibyaha bagasambanya abagore baje bakoraga ngo kwihema bagafata inyama bataratambira Uwiteka bakazirya muri make bari bisambo. Ikindi cya gatatu mbese bakoze ibyaha bazinura abantu igitambo cy'Uwiteka, abantu banga Imana. Aba bantu bakora umurimo w'Imana nabi batuma abantu bazinuka Imana. Niyo mpamvu twavuze ngo ntituri gucira iteka abantu banenga abakozi b'Imana, kuko hari abo muhura akakubwiza ukuri akavuga ati nge simbabeshyera, akaguha n'urugero rufatika ukarubona. Aba bantu rero ngo bazinuye abantu igitambo cy'Uwiteka, ariko ku iherezo Imana yabaciriyeho iteka. Ingoma ya Eli yarahirimye, ubutambyi bwe burahirima, isanduku iranyagwa, bene Eli bombi barapfa. Muri make iherezo ryabo ryabaye ribi. Nicyo umukozi w'Imana uzavuga ati iherezo ryawe rizaba ribi, kandi koko rizaba ribi. Ariko haracyari ibyiringiro, wa mugani nkuko yavuze ko bakwihana. Niba hari n'udukurikiye umwanya yakoraga ayo makosa nayareke, asaba Imana imubabarire, yongera atangire bushya. Imana niyo kwizerwa. Noneho ku ruhande rw'abari abantu rero babaye victim cyangwa se bagizweho ingaruka n'iyi mikorere mibi y'aba bakozi b'Imana, icyo nababwira nuko bakwiye kureba Yesu cyane kuruta uko bareba abantu. Uyu muntu yabikoze ku giti cye mu makosa ye, ariko Yesu niwo kwizerwa. Pawulo yaravuze ngo nubwo tutarabo kwizerwa, ariko wahora ari uwo kwizerwa cyane. Niba hange Yesu amaso. Nakunze Hana, uziko mu gihe cy'ubutambyi bwa Eli nubwo bakoraga nabi, ariko Hana ngo yagiye mu nzu y'Uwiteka afite ikibazo, yari yarabuze umwana. Noneho ngo ajya mu nzu y'Uwiteka ararira, asenga anyeganyeza iminwa. Eli kubera bwa busaza bwe no kuba ataritaga ku bintu by'Imana cyane icyo gihe, nta nubwo yafashe n'umwanya wo kubaza Imana nawe nk'umuhanuzi ngo yibaze ngo ese ikibazo uyu mubyeyi afite ni iki. Nk'umuntu waje kureba umutambyi, Eli yagomba kubaza Imana ati ikibazo uyu mubyeyi afite gituma anyeganyeza iminwa ntatobora ijwi ni iki. Ariko kuko ati ibintu by'Imana yasaga nkaho nawe atakibyitayeho cyane, yaravuze ngo afitemo intege nke, havuga ati ariko uzageza he isindwe ryawe. Urabona umuntu yaje ababaye abuze umwana, umwise umusinzi, yarahemutse cyane. Buriya Eli hariya yakoze ikosa. Ni umuntu yaje akugana, yazanye ibitambo bye, ni wowe mutambye aho ngaho, nkaho utamufashije, wabonye ko afite ikibazo, ahubwo urimo uramuciraho urubanza. Ariko Hana amenya imbaraga z'amavuta y'umutambyi, nibyo umuhanuzi yahoze avuga, mumenye imbaraga z'amavuta. Hana amenya ko afite inshingano zo kubaha amavuta. Umukristo wese udukurikiye, umuntu wese udukurikiye, amenye ko twese dufite inshingano zo kubaha amavuta. Kubera iki? Amavuta utubaha ntagira imbaraga kuri wowe cyane. Amavuta utubaha nta gaciro agira kuri wowe. Yego, nshobora kugusengera mfite imbaraga zo gukiza indwara, ariko kuko utubashye iyo mpano nayo mavuta ari kuri njye, ntukire. Yesu yagiye i Nazareti ashaka gukiza abantu, ariko kuko bamupinze ngo ni mwene Yosefu, ni wa muhungu wa Mariya, biravuga ngo Yesu yarahavuye arigendera, kuko amavuta yatubashywe ntabwo akora. Hana abwira Eli ati databuja, umuja wawe sindi umukobwa w'ikigoryi, sutsa amarira yanyu imbere y'Uwiteka. Eli arongera agarura umutima, kuko yamubwiye amwubashye, yamweretse icyubahiro, aravuga ati noneho igendera amahoro, Uwiteka guha icyo wamusabye. Ntiyashatse no kukimenya, nta counseling yamukoreye. Genda Uwiteka guhe icyo wamusabye, kuko cyari igihe cyo gutamba cya Eli, yari mu mwanya w'ubuhanuzi, ijambo rye ijuru ryariteyeho kasha ko kanya. Nubwo uyu mukozi w'Imana yagira intege nke, nubwo yagira amakosa, niba ari umushumba wawe ni umushumba wawe, ufite inshingano zo kumwubaha. Pastor, utarava ahantu ndakubaza wenda ndakubaza nk'umuteologe cyangwa se nk'umunyamwuga, ko umukristo yaguye mu cyaha, yaguye mu kibazo runaka, donc asanga umushumba muri counseling, akamusengera, bakamusaba imbabazi imbere y'Imana, cyangwa se agafatikanya nawe gusaba imbabazi. Ariko umupasiteri we waguye mu ntege nkeya bigaragarira public y'abayoboye, we asanga afashwa gute? Icya mbere abantu bakwiye kumenya nuko imbabazi z'icyaha ntabwo zifitwe na Pastori. Imbabazi z'icyaha ziri mu maraso ya Yesu. Ntabwo Pastori ari wabarira ibyaha, Yesu niwe ufite ububasha bwo kubabarira ibyaha. Yabwiye umufarisayo ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira ibyaha. Yesu niwe wenyine ufite ububasha
bwo kubabarira icyaha ntabwo ari pastori. yego rwose aho turi Icyo pastori akora ni iki? Ni umwana w'umukobwa ugusanze akubwira ko agwa mu byaha by'ubusambanyi. Icyo umukorera uramubaza bigenda bite? Ibyo byaha ugwamo ubikorana nande? Umufashe. Ni umubyeyi ukubwiye ati ngewe nshinye mu mugabo wanjye, sinzi uko nabigenza kugira ngo ngire urugo rwiza, none ukamufasha. Ni ukumufasha mu bitekerezo. none ndashaka kumenya pastor umeze nk'umukobwa yafashwa nande? Pastor niyegera umupastori mugenzi we. Igihe abayoka None se hari baravuga ngo nta mukuru utagira mukuru we. Niko bavuga ko nta mukuru utagira mukuru we. Ubundi umukozi w'Imana akwiye kugira umuntu uri hejuru ye cyane. Akwiye kugira umuntu uri hejuru ye, akwiye kugira umushumba, akwiye kugira umubyeyi, umuntu ushobora no kumubwira ngo ibyo bintu uri gukora ni amakosa. Nkanjye ndi umupastori wa Serpare, mfite abashumba, ndamutse nkoze amakosa muri iki kiganiro, mbere y'uko abandi bantu babimbwira, bo bashobora kubibona bakampamagara. Undi muntu ashobora kutampamagara ariko bo barampamagara ko bamfite ububasha, bamfite ubutware, bakambwira bati kiriya kintu wakoze ntabwo ari cyiza, ntukacyongere, uzakigere gutya. Kandi ntibabimbwira banyanze, babimbwira bankosora kugira ngo nkore umurimo neza, kuko n'inshingano z'ubupastori mfite nibo bazimpaye. Ntabwo rero umwana ngo hanyuma namara gukura abaye umusore aba ari gutangira kumusubiza hasi. Bampugura, banyobora, bagira ngo ndusheho gukora neza. Umukozi w'Imana wese akwiye kugira umushumba, akwiye kugira umubyeyi umukurikirana, uvuga mu buzima bwe, umugira inama. None se tugwije abakozi b'Imana bataye ingo zabo, bafite abagore nka 3 kandi agakomeza akabwiriza. Ariko baye ufite umushumba cyangwa umubyeyi ntabwo yagukundira, araguhamagara akavuga ati ibyo uri gukora na makosa, bya bintu bireke, fata umugore wawe ubaka urugo rwawe ubone ubwiriza ubutumwa. Nta wundi muntu wakubwira iryo jambo. Abandi bantu baragutinya bakagunegura ku ruhande, ariko nta wagutinyuka. Ariko umushumba wawe agutunga urutoki mu maso akakubwira ngo ibyo uri gukora na makosa. Ni nka kiriya Paulo yakoreraga Timoteyo, ni nka kiriya Paulo yakoreraga Tito. Yari umubyeyi wabo, akababwira ati munyura aha, kora iki ngiki, akabahugura. Pastori wese, umukozi w'Imana wese, yaba umuvuga butumwa, yaba umuhanuzi, yaba evangeliste, yaba umunyamasengesho, uwo ari we wese ufite impano ikwiye kuba munsi y'amavuta runaka kugira ngo irerwe, ikuzwe, inarindwe. N'abakozi b'Imana bangahe bagwa mu byaha by'ubusambanyi bitewe n'amavuta y'Imana asizwe impano zabo. Akakira abantu 20 ku munsi, ejo mu gitondo niwe usanga batanyagwa muri iyo byaha. Ariko iyo ufite umushumba, iyo ufite umubyeyi, araguhamagara avuga ati rero nubwo wakira abantu, muri bari abantu wakira, Satani ashobora kunyuramo, ukwiye kwitonda. Ariko hariho n'abapasiteri bigize ibyigenge. Noneho Yesu yaravuze ngo ese impumyi ishobora kurandata indi mpumyi, ngo zombi ntizagwa mu rwobo. Niba utagira ukuyobora, wayobora abandi ute? Nta muntu utagira umuyobora. Niko systeme yubatse. Umuntu wese uri kuri iyi si, yaba mu itorero, yaba mu nzego za leta, yaba muri business, mu bikorera, urwego rwose wajyamo, nta muntu uri hadafite umuntu uri hejuru ye. Buri muntu wese aba afite urwego runaka atinya, kandi uko gutinya ni Imana yabikoze ityo kugira ngo ujye utinya n'amakosa. Uko utinya uriya muntu ni nako utinya amakosa. Imana ikanyura muri uyu muntu. Ubuse n'inshuro zingahe umuntu, sinzi niba nawe utarabyumva, umuntu avuga ati ngewe naraye ndose ndi kuvugana na Perezida wa Repubulika. Uzicyo yabivuze ni Imana yamugendereye. Imana we yabonye Perezida wa Repubulika, ariko ni Imana yamusuye, iza yambaye umubiri wa Perezida wa Repubulika, kuko niwe muntu uri hejuru. Niba navanga amavuta ye niyatwikira andi mavuta yose, Imana ifata wa muntu ufite amavuta ari hejuru ikaza mu ishusho ye. Nuko ibintu biteye, ibyo tubona mu buryo bw'umubiri bisa neza nibiba mu buryo bw'umwuka. Umukozi w'Imana wese niba ashaka kugera kure, agomba kuba munsi y'amavuta runaka, agomba babyita umutwikiro, agomba kuba munsi y'umutwikiro runaka. Reka Elisa yari munsi ya Eliya, Gehazi yari munsi ya Elisa, Petero yari munsi ya Yesu, Timoteyo yari munsi ya Timoteyo, Timoteyo yari munsi ya Paulo, Elisa, Yosuwa yari munsi ya Mose. Ntabwo ari ibintu natondetse neza, ariko dufite n'umwanya umuntu yabitondeka. Amavuta yose agomba kuba munsi y'andi mavuta kugira ngo ashobore gukora. Ari akantu wavuze, uravuga ngo ese uwo mupasiteri atumvise cyangwa atemeye kugirwa inama.
kuba pasiteri ntibivuga ngo satani yakunangiza cyangwa yatuma witarika. Ndatanga nk'urugero, ni byiza kubaha kandi mu mavuta yawe ukagira uri hejuru yawe ukugira inama. Kandi ikintu cya kabiri navuga, iyo ugize amavuta ntiwemere kugirwa inama, birangira vuba. Utemeye gukosorwa birangira vuba. Nk'ubu njewe mfite umupasiteri, mfite umushumba wanjye, ariko mfite undi nasanze mu uyu murimo arakunzwe, arazwi n'uwa kera, ariko uko mvuye hanze ndaza akangira inama, no kuba ngeze muri uru rugendo ndagenda. Rero kaze nkubwire, iyo ugize amavuta ntugire nk'uko bivuze umujyana mufite amavuta ari hejuru yawe, kabone nubwo ataba hanura nkawe, ariko yaragutanze mu murimo ari umushumba nuko. Ariko ikindi navuga, wenda wavuze ngo umupastori wenda yabwira undi, ari n'igihe n'Imana igutuma ku muntu ukayisaba n'ubwenge ko wagera ukamugira inama. Ndibuka rimwe ndi mu giterane Tanzania, cyari mu bishop ukomeye yari yavuye za Kenya. Hari igihe ubwiriza satani agahita agukoresha amakosa, arabwiriza arabwiwoya uraho kuri tera imbere y'abantu, arabwiriza arangije avuga mu Giswahili ngo abagore bagufiya nta bwenge bagize bafite, kandi urabona abatanzania hafi ya bose ni bagufiya. Noneho bahita barakara, mbona igiteraniro ribaye nkanguryo, koko abapasiteri bose batinya kumubwira. Ariko kubera ko yari umushitsi, nanjye ndi umushitsi, ntitwabaga no muri hoteli imwe, yabaga muri hoteli bitaranana, nanjye afite hoteli nabagamo. Ndangije umwuka mpata kumusura, ndamusura na nyakwa bishop, kuko ni umuntu wari ukomeye, ahagarariye itorero muri Afrika, avuze ibigo ahagarariyemo ni byinshi. Ndamwegera njyana n'umusemuzi wanjye, nca bugufi y'ibirenge bye, ndamubwira, ndavuga ariko wabwirije ibi biragira, ariko kano kantu kagucitse. Arunama nk'umunyabwenge, aranyitegereza, ampera hasi n'uburyo mbimubwiyemo. Kugeza icyo gihe umubishop ni inshuti yanjye. Abatanzania n'umwe bamubwiye, kuko byageze nyuma n'incuro ya kabiri arabwiza mu giterane, bahita Abatanzania barana abantu badanje, bahita bakora ngurutya izina rye uwo munsi abaringe bandikaho, ariko ntamenye impamvu babikoze. Urumva? Rero birasaba kuba ntuza Natani yaragiye kubwira Dawidi ntibari banganya amavuta, yari umwami. Birashaka kugira ngo usabe ubwenge uja kuvuga mico kintu. Natani mwibuka uburyo yabwiyemo Dawidi, ntabwo nane kumubwira ngo dore wafashe muka Uriya ugiriwe, ariko afite inzira. None ikindi cya kabiri, ico namukundiye pasiteri yavuze akantu keza cyane nakunze. Ndashaka kubwira abahanuzi bagenzi banje cyangwa bavuga butumwa abandi cyangwa Pastori, iyo ubundi utagize abantu wubaha ugasa nkukoze nk'inyeshamba, niho usanga no kuvangirwa bivuye, kuko ntawe uzagukosora. Niho usanze kwiba nta wagucaha, kuko ico gihe wagende kure y'itorero cyangwa wagende kure y'abantu bataraguhugura, y'abantu ntago uri ufite ubujanama. Rero iyo utagize ubujanama no gukosa byiyongera, uri ikigomeke. Ejo ukora ikosa rya mbere, ejo ugakora irindi. Bikemu kwamaze imyaka 6 mpanura mu itorero Anglikani mbwiriza, ntago ari izindi imbaraga, no guca bugufi kagenda bakantuma bakagira bate. Urumva? Ni ikintu kikandi nkemera inama, kuba ndi macaca nyakira, nukuba hari uko bazi sinigira. Ariko ico dusabwa, iyo wemeye kugirwa inama, muri wowe amakosa ba makeya, aba make wenda seme ngo amakosa wayatsinda 100%, ariko hari amakosa agize. Ariko watangiye kumva ko urugusenguka gukora ibitangaza, ukumva ko pasiteri atakivuze, kubera ko pasiteri wenda ntayere ko afite, ico gihe uzagwa vuba. Kandi niba uri n'umupasitori ukumva ko ufite impano, ugatangira gusuzugura abandi bagenzi bawe, nawe uzagwa vuba. Nkuko yabivuze, turafite abapasitori uja kumva ngo yakoze ibi, ndari nuwo bavuga nkagira ngo nuko mubeshera ari inshuti yanje, ariko nanabimwibonera pe, nkuko wenda abantu batuvuga. Ariko nagenda ndamubwira numva, rero ingaruka y'ibi bintu mwegera mu bintu by'ubwenge uzayibona, uzabona ingaruka y'ibi bintu, nkuko pasiteri yabivuze. Barahari bakora ibyo, ariko impamvu bakora ibyo bintu birinze kugirwa iki inama. Kandi
baravuga ngo amatwi ari mu rupfu niyumva iki ihone niwanga inama niho utazagera i Kanani niba ushatse kugera i Kanani emera inama niba ushatse kuramba muri uyu murimo emera inama kandi uce bugufi guca bugufi urya uce bugufi n'uce bugufi Imana niyo kuzamura nta nicyo bitwaye guca bugufi ni byiza byose ari uko ndibuka neza mperutse kuja nsengana n'abacecuru turasengana turaganira baravuga ngo tushingiye ahantu ugeze umuntu tumirwa hanze twa tuzi kutagaruka hano ndabwa guca bugufi kurambiriza hano niho dukura imbaraga zo kuba zatwicanya n'umupastori utari umupastori cyangwa kuba zangiza kuri televiziyo runaka cyazatuma n'intuza rero ikintu abantu kibishe ni ukutumva inama nk'uko bivuze ngo wubaha amavuta ukumva kubonye amavuta ubwo wabaye intuza ugatangira gusumba usanze mu murimo birakwiye guca bugufi ariko hari n'abari mu murimo bumva ko umuntu buriya promosiyo ziratandukanye ibyo navuze kubaha amavuta ariko hari n'umuntu usanga afite amavuta ariko akumva ko yawe yahora ari hasi y'ibirenge bye kandi ayo yawe nabyo kambigarukeho wenda Imana iri kwatera telekomande yo kumva ko yarenga na yandi wasanze ari amavuta bisa kugira ngo impano zose nukuzuzanya kandi tukubahana niba ndi umuhanuzi uri pasiteri wanjye ndaca bugufi ariko nawe ubahe amavuta nawe n'Imana wemera ibyo nibyo navugaho icyabuze mu bantu no guca bugufi no kujya ntibumve n'inama wenda iyo wizamuye cyane ariko icyubahiro ngira ngo icyubahiro ni ibintu tuzi ko icyubahiro ni ikintu kigusha vuba ikintu cy'icubahiro ujye mu cubahiro ugavuba ikindi cya kabiri ngira ngo wenda ba pastori bize teologia mbere ya mbere akubwira icyubahiro gusambana n'amafaranga ibyo bintu bishize imbere y'ibindi ni ibintu bigenda bikuvana mu mavuta Imana yageze ite yaguhaye ariko ndakeka aba Tanzania na bambura mu bishop nagiye gake ubu ni inshuti yanjye n'ubu corona irangiye antumira mu giterane ahantu kuko yazenguruka ahantu twa dushaka kujya ariko ijambo namubwiye nti kari akantu wavuze noneho hari igihe uvuga ijambo kagira ngo riragucitse ariko yarisuyemo gatatu cyababaje abatanzania noneho anarivuga ahagaranye n'umugore we urumva kubera umugore ni muri umugore we n'igisore umugore we wo mu bishop abandi urumva niyo mpamvu nashatse kubereka nta umwambi gutarasa ico dushaka no kugira ngo tujane inama ugirira yivuga atari ko pasiteri ndi kumva ibi ugisha inama ariko kugisha inama si ukuvuga ngo nta bwenge ufite kukuza kuvuga ati bikemi iyi mikrofone nubwo ndumuvuga ati sinyimenyere kuyifungura kanze mbaho urugero nje abakobwa banda nageze mu ahantu muri hoteli ngezemo nanga kubagisha inama banyereka hotel ko naryama na dushe ariko kunyereka ukuntu ndakandagari amazi bakaraba sinayibabwira nkanda kantu gatukura amazi garantwitse ndiruka iyo mbagisha inama se ndiruka bumva wa mukozi Imana rutabaje bigenze bite kandi iyo baza nigize seriye mbereka ko ndi umuntu ugize intuza bona karaba abantu muri hotel ntarabagisha inama nigira na ju none ndagenda nkanda ku kantu gatukura cyane amazi mukumbabura ndavuga si yo mbabazi ahantu ndakora ubwo rero ibyo nukugisha inama pastor okay ndabona n'ikirere cyenda kudutekera reka dutanga ubutumwa bujyanye na message y'intego y'ikiganiro cyacu mu munota umwe ni kimumva mwabwira abantu bari bakurikiye kino kiganiro icyo nababwira nuko bakwiye kugirira abakozi b'Imana icyizere ntibakibagirire ku bwabo bakakibagirira ku bwa Kristo wabahamagaye hanyuma bakababarira babandi bakora nabi kandi bakamenya ko batabikora ku bwa Yesu batanabikora ku bw'itorero babikora ku bwabo kandi abo bahozeho n'igihe cya Paulo bariho n'igihe cya Yesu bariho bazakomeza kubaho rero biravanga muzabamenyera ku mbuto zabo nibagirira icyizere abakozi b'Imana bagirira icyizere itorero bagirira icyizere umurimo w'Imana kugira ngo Imana ibahe umugisha murakoze ico navuga nanjye ntago najya kure y'ibyo pastor avuze ubundi tumenye ko n'abari abakora nabi dufite satani turwanya niba arwanyije umuntu akagura icyaha si ngombwa kuvuga ngo byacitse ejo yakwihana akakira Kristo icyo twasaba abantu nibamenye ko itura ari rya Kristo si rya Sekazuba ejo ni nkora icyaha ntibizakika sinatifuza kugikora Imana izabindinde ariko itoro ni rya Kristo kuko Imana yaravuze ngo wasiwe ugushisha ishano kuko umanukiyemo na Sekibi uwo Sekibi akora ibibi
kandi ntawe atarasa umwambi ejo uriya mwambi nuba si ngombwa kugira ngo uhite wandika amakoma nuve ngo byacitse ku bapastori cyangwa byegi reka ngo usabe rero itorero ni rya Kristo niba wemera Imana menya ko babandi harimo abanyantege nke bagomba gukora ibyaha umenye ko harimo n'abakomeye bagira bite rero guha icyizere tukavuga ngo itorero ni rya Kristo ico nababwira ngo no kubabwira ngo byacitse iveho nje nico nakumva byacitse n'umuntu akoze cyane mwivanga umurimo w'Imana urashaje ko umurimo ntuzigera usaza kugeza Kristo azazira uzabura witwa umurimo kuko mwibuke Kidiyoni ageje nyiritora ribereye maso mana bwe Kidiyoni ati bajane atari ko harimo abonzemera avana mu 300 mu bihumbi bingahe harimo ab'Imana ireba nakongera nkavuga noneho izo ni ingaruka zo kugira ngo mbabwire ngo itonere rya mwibuke ko ico mvuge ku mavuta ico bitakora na Biramu barabahungu bako na Biramu basuzuguye Mose ariko babonye ingaruka mbi butaka bugira bute burabamira baragenda bagumura abantu ngo mwange Mose Imana ntago ari Imana kariya gahungu ntago ari Imana Mose aravuga ati ngiye kubereka ko Imana rero yampamagaye ategeka ubutaka imiryango yose yawo ubutaka burabamira rero kankubwire ngo iyo urwanyije umurimo w'Imana urwanyije nyiri umurimo so urwanyije Sekazuba twababwira ngo abakora nabi barahari nkuko nabwiye ngo nta soko riwaramo igisambo ibyo bisambo bizagaragara kandi bizabazwa buri wese azabazwa nkuko navuze muri Bibiliya ibyo yakoze ubwo ariko twemere ko Kristo yatsindiye isoko ryo kurengera abantu bayo kandi tuvuge ngo itorero ni rya Kristo nurivuga neza rizakuvuga neza nurivuga nabi rizakuvuga nabi rero ntago twanabaharuswa ngo mutuvuge neza mwirirwe mudukomera amashi muzavuga ibibariho ariko ico twabwira itorero ni ry'Imana kandi zahoraho mwene rugira cana Diriyani nuko tu yes umuntu cyane tubisenge Emmanuel kumuvugisha mubona gute ya nimero yanjye ni 0783 782 664 0788 45 50 31 7 murakoze cyane